ndabashuje abateze amatwi BBC tugeze mu mwanya w'ikiganiro Imvo n'Imvano none ni kwa gatandatu tariki 4 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 ikiganiro cyacu uyu munsi turavuga ku buzima mu nkambi z'abanyekongo barimo guhungira mu Rwanda twarabasuye mu nkambi z'agateganyo nkamira na Kijote mu burengerazuba bw'u Rwanda ndetse dusura n'abamaze kwimurirwa mu nkambi ya Mahama ni mu burasirazuba bw'u Rwanda mu nkambi z'agateganyo za Kijote na Nkamira twahasuye hari abagera ku 200 biganjemo abagore abana n'abashesha kanguhe gusa nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ribivuga iyo mibare irahindagurika cyane kuko ngo ku munsi hinjira barenga 50 HCR ivuga ko abasaga 3,000 bahunze kuva mu mpera z'umwaka ushize muri bo abasaga 700 bamaze kwimurirwa mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda. Izo mpunzi z'abanyekongo zivuga ko zavuye muri Rucuru na Masisi mu burasirazuba bwa Kongo zikavuga ko zahunze ubwicanyi bw'imitwe yitwaje intwaro izita abatutsi b'abanyarwanda cyangwa ko ari abo mu mutwe wa M23. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23. Niberega u Rwanda ruhakana narwo rugashinja Kongo gukorana n'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR. Intambara hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta n'imitwe ibwe n'imwe yitwaje intwaro muri Kivu ya ruguru imaze igihe kigera ku mwaka yubuye. Gusa guhunga byongeye gukomera mu mpera z'umwaka ushize ku banyekongo bavuga ikinyarwanda. Ikiganiro n'Imvo n'Imvano icyo kuri uyu munsi mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Yves Bucyana. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Nongeye kubaha ikaze. Ndi hano mu nkambi ya Nkamira ahamaze kugera impunzi nyinshi z'abanyekongo hari amahema arenze 12 agiye arimo abantu batandukanye abana n'abagore nibo benshi hanyuma ariko hakabamo n'abakuze. Aturutse muri Kongo ahitwa Igicanga ni muri Masisi. Kuva muri Kongo byaratugoye cyane kuko twarahigwaga kuko twavugaga ururimi rw'ikinyarwanda bamwe twitirirwa ko turi abatutsi ubwo abantu bakatubwira ngo ni muve hano iwacu mu gihugu cyacu muje wanyu mu Rwanda. Ni bande babibabwiraga? Abahunde abitwa bamayimayi Nyatura nibo bayaga batwirukaho ngo tuje iwacu mu Rwanda. Umunsi ufata icyemezo cyo kuvuga ngo ndagiye byagenze gute? Byatewe nuko twabonye abaturanyi bacu bamwe babakiye imitwe abandi bakabajyana ntitumenye ngo barengeye he. Ufite uburyo bwo gucika no kuva muri ako karere akagenda. Wowe wiyemeje ute kuza mu Rwanda kuko tuzi ko Kongo ari nini ifite n'ibice binini? Niyemeje kuza mu Rwanda kuko bavuga ngo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abanyarwanda ni batahi wabo. Dutekereza ko nitugera mu Rwanda ariho tuzabonera amahoro n'umutekano. Niko kuza rero. Umuryango wawe ugizwe nande bo bari hehe? Nge naje hano njyenyine n'umwana mfetse nabanaga na mabukwe ntago nziwe ngo yanyuze ihe nzira. Museko ufite imyaka ingahe ko mbona ukuze? Mfite imyaka 73. Witwa nde waturutse mu? Navuga gusimbira kuvuga izina ryanjye. Ejo ntazasubira hatunganye bakanyica wumva. Ntabwo ushaka kuvuga izina ryawe. Ariko waturutse mu bihe bice byo muri Kongo? Muri Rucuru. Hanyuma wowe tubwire inzira yawe ujya guhunga byari bimeze nabi cyane byagenze gute? Byari bimeze nabi bari kurasa na Nyatura kudutera n'abasirikari ba leta na FDLR na mayimayi bavuga ngo ntabwo bashaka ubwoko bwitwa umututsi muri iki gihugu. Urahunga wahunze wenyine wahunganye n'umuryango? Umuryango wanjye umugore wanjye yari yapfuye nasigara nanziganya akana kamwe twarahunganye twarazanye. Umwana umwe mu bana bangahe kuko uri mukuru bombye kuba ufite abana benshi? Mushatse ari wa kabiri tubyarana umwana umwe gusa niwe twa dufitanye. None ubu umugore ari hehe? Yarapfuye. Baramwishe? Oya ni burwayi. Ariko ubwo ngewe mbona n'ubundi ko bicitse mbona n'umugore wanjye amucitse mbona ko ntandi mibereho ntireka nshobore mpunge nje mu Rwanda ko ndakundi kuye kubaho. Kuza kugera ku mupaka Igoma mbese kugera Igoma nagiye ndi gukebera mu mashamba kugeza igihe ngeze mu muhanda ubwo mu muhanda n'ugenda nagendaga nsasa amafaranga
abakongomani nk'abampagara imbere leta 100 leta 1500 amadolari cyangwa abakongomani yari bifite n'amadolari bakayamwaka nuko hasigaye nza mbona ngeze Goma ubwo ngeze Goma mbona nuko ntambuka n'ibyanjye babinyatse ahubwo insha mu nzira bavuga ngo nji yapanya amaze kubucora umuntu nimo nanyuze ubu amafaranga yagushizeho yanshizeho ntsingirana busa pe inka wari utunze itayeyo ubuze amagara guranwa amagana uburiya wari utunze inka zingahe mze inka zigera nka 20 ubu nta muntu wazisigiye nta umushumba wo muri ubwo bwoko ariko aribo bari kutwirukaho nk'abanyatura nibo banaturagiriraga umwana waziragiraga napfuye guturumbuka ndazimutana yaraziriye yaragurishije nawe nanjye simbizi wowe ratubwira waje uturuka hehe mu bice bya Kongo yewe uvuga gahoro nuko ndwaye umuhogo urwaye mu muhogo warwariye hano mu Rwanda cyangwa waje urwaye utameze neza bariye hano mu Rwanda none ntangiye kuja mbyumva none waruje hano kwa muganga cyangwa mfite ibinini ndi gukoresha nibyo hano bagwaye nabifatiye haramukije ati ntabwo narangiza kire wowe byari bimeze gute ubuzima bwari bumeze gute aho ngaho bamangiye kujya baduhohotera akavuga ngo umututsi ntibamushaka aho ngaho naje mu Rwanda ubwo ni bande babivugaga ariko hari imitwe myinshi ariko twabonaga hafi ya FDLR ariyo ifite imbaraga abandi ni amarebere yagiye aturuka mu mashamba nyatura mayimayi bakabivuga mu byumva ariko cyane cyane FDLR yakunze kuvuga ikinyarwanda wowe hari abantu bigeze bagutera iwawe mu rugo barazaga ubundi bakaza kudukinguza ubwo rero bandi amasasu yaturuka twayumva hirya ubwo haba n'injoro tukaja kurara mu ishyamba ubwo rero igihe tumaze gufata imyanzuro yo kuza njyewe bansanze duhurira mfatira mu nzira nari mfashe moto aravuga ngo ayo maraso y'umututsi nibayamena aho ngaho ubwo rero umumotari yakomeje kurwanaho ubwo niho banyatse amafaranga nari mfite umaze kunyaka amafaranga ubwo ahita yahisha avuga ngo ninurire moto vuba vuba kugira ngo abandi batayamwaka iyo bamara kukuraho amafaranga nabo barayarwanira bagasubiranamo nabo ubwabo bakicara undi amaze kuyankuraho rero amafaranga niyo yankijije ubwo mpita nurira moto amafaranga arasigarana yarangaho ubwo $40 none wageze i Goma bigenze gute uwo mumotari we yarababwiye ati none ko nari mujanye we ni mwene wabo avuga ko nari mujanye none ngenda akorera ubusa ubwo bahise bakuramo ayo kumugezi Goma ngezi Goma rero niho nahise mpamagara umuryango bavandimwe bari Gisenyi bahise banyoherereza utwo kunyambutsa ngera ku karere nge nari umuganga ahantu nakoraga mu bitaro nabagamo mbona abasirikare bamwe baje kwivuza bansanzemo ubwo twagize ubwoba abasirikare ubwo nabahe nabakongo guverinoma ko FARDC nubwo noneho bashaka guhungabanya abarwayi aho narindi ubwo bahita bagenda ariko bagenda ari ibibazo ubwo tungubuke nka mu gitondo dusubira mu rugo tugeze mu rugo nk'ejo tubona abantuza abamayimayi baje ari benshi aho twari turi mu rugo hari hafi y'inzira ubwo bazamuka bakora imyigararambyo badutera amabuye mu mbuga aho twari turi tugerageza kwiruka biranga bukeye barongera badushiraho iterabwoba ryinshi ko bari buze bakanatwicira mu mazu ubwo nibwo twagize ubwoba abo ba FARDC bahita batuma twese duhunga kuko uburyo bari kutufatamo uwo bahuye nawe umumama yabagiye nko mu isoko bamubona bagashaka kumukubita ikibuno cy'imbunda mu mugongo ubwo tubibonye gutyo tubona ko nta handi hantu turi tubona guhunga turaza tugeze i Goma bigomeza kubuko tubona kwambuka tugera mu Rwanda ubwo se bababwiraga ngo iki muri uko kubahungabanya batubwiraga ko turi abatutsi ko twe dushobora gusubira iwacu mu Rwanda tukababwira ko twe tutari abanyarwanda ahubwo ko turi abakongomani ntibabyumve bakatubwira ko bazatwica ntihagire n'umwe urokoka ariko aho ngaho hariho nk'umuntu w'umusore bari bamaze kuhakubitira baramukubita baramuvuna ajya mu bitaro ubwo tubonye nka 2-3 bari gukorera ibyo ngibyo niyo byaduteye kwita twese dufata umwanzuro wo guhunga
wowe watubwiye ko wari umuganga, wari umazemo imyaka ingahe muri ako kazi? nari ndangije umwaka. Hari abandi se wenda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakoraga muri iryo vuriro? Yego bari bahari, ariko harimo umwe twahunganye nawe, twe twarimo turi abatutsi 3, ubwo umwe niwe warezise agumayo w'umusore, naho twebwe kuko twari abagore, kandi abagore niyo bagerageje kubafata barabangiriza biteye ubwoba, babanza babarepinga, bamara kubarepinga bakaza kubakorera ibyo bakorera nyuma, ariko bamanjije kubahohotera biteye ubwoba. Wowe ufata umwanzuro wo guhunga, wahunze wenyine byagenze gute? Nahunganye na famiye yanjye, abana banjye 2 na mama. Umugabo wanjye we ntabwo yabonye uburyo aza, ahubwo we yahise nawe areba ahandi hantu abahungiye. None hari n'abavuga yuko urugendo rwabaye rugoye cyane kuva Gicanga kugera Igoma, urugendo rwakugendekeye gute? Ubwo twafataga urwo rugendo duvuze ngo turagiye, moto imwe bayigize 50,000 byina, ari byo bihwanye n'ibihumbi 100 by'iwacu. Moto kugera byo muri Kongo, kugira ngo tuve Gicanga tugere Igoma, buri wese yakoreshaga 100,000 kuko ngo ari umututsi uri guhunga. Ubwo aho ngaho ngo babonye umwanya ko baba bagiye gukira. Ubwo rero ubwo twafataga amamoto, ubwo nkanye nafashe amamoto 2 kuko nari mfite umwana nshyizeho n'ibikapu, ubwo twakoresheje 200,000 kugira tugere Igoma. Ubwo byari ibintu bikomeye cyane, ariko no kugira tunyure ku buntu bw'ubariyeri baba buri mu nzira, no kugenda utanga amafaranga kugira ngo wigure. Hageraho none waba ufite nk'umwana w'umuhungu, nawe mfite nka musaza wanjye, kugira ngo have twavuye Gicanga nka saa 1 za mu gitondo tugera Igoma saa 10, kuko bamukura kuri moto ngo mbese nk'uyu musore ari guhunga iki, ngo iyo dushaka kamusigarana tukamwica, kuko n'ubundi abantu b'abasore nibo tuba dushaka cyane, ngo nahaba mamasi cyane. Ubwo rero nk'uwo ubuvuzi ibyo abafite umutima muzima, atari yagera aho avuga ngo agiye kubagirira nabi nko mu mpande babangiririza iyo ngiyo. Ubwo kugira tugera Igoma byabaye ibintu bigoye cyane, mbese ntabwo byari bitworoheye kazi. Izi mpunzi zivuga ko uretse intambara hagati y'umutwe wa M23 na leta ya Kongo n'indi mitwe y'inyeshyamba mu bice baje baturukamo, hari ubwicanyi bwibasira bo mu bwoko bw'abatutsi n'amatungo yabo babasanisha n'uwo mutwe w'abarwanyi wa M23. Naje njenyine nabaga mu nka, batangira kurya inka n'abantu bahunga, ubwo rero inka nazitaye ku musozi, hari mwizanje n'iz'undi muvandimwe bonye bariyemo nyinshi, nyine natwe badutangatanga bashaka kutwisha. Twa tumaze iminsi mu bibara tutegera n'inka bazirira ku musozi tureba, zihitamo kwiruka kuko abagura aho ngaho bakaba bakwisha. Nyine ni na benshi bisha aho ngaho babashumba baragiraga, ntabwo ari mu mirwano, ahubwo ni abantu bazaga bavuga ko turi M23 bakadusanga mu bibuga bakatwica, ubundi bakakomeza baduhiga ngo M23 twihishemo aho ngaho muri izo nka. Ni icyaha nini twaziraga. Hatangiye kuboneka umwuka mubi cyane wacu, bahiga abantu bitwa abatutsi, umugabo bamufata bakajya kumufunga ngo ni M23 wango akorana nawe. Wabaga muri Gicanga? Nabaga Gicanga. Noneho ubwo bakomezaga kugenda bafunga uwitwa umututsi wese, bakamujyana ngo ni M23, bamwe bakabafungura, ubundi bakabahezamo, n'ubu hari abahezemo. Tubona hari umwuka mubi ukarishye, ariko dukomeza kuvuga ngo wenda bizashira, ubwo bafite uburakari wenda bw'intambara, wenda n'ababo batakaje, wenda bizagenda birangira. Aho kugira ngo birangire bikomeza kugira umurego, batangira kwinjira mu myaka yacu, iyeze bakayirya, iteze bakayitemagura bagashyira hasi. Noneho icyo gihe abagabo babibonye batereka tujye kureba guverinema, tubabwira ikibazo dushobora kuba dufite. Noneho iyo mitwe yo yari yaje gufatanya na guverinema kurwanya M23, niyo yatuzaniraga amakuba n'ibibazo. Noneho abayobozi abagabo batereka tujye kureba wenda ubuyobozi bwa FRDC, tubabwira ikibazo dufitanye n'aba bantu. Ubwo bataha nta gisubizo babonye. Igihe twari dukomeje gushinyiriza tuvuga ngo wenda bizashira, niho bakomeje kurwana, bababishe umusore, bamuciye umutwe w'umututsi. Abo babishe ureba? Oya, ntabwo nabirebaga, ariko twari turi ahantu twihishe, kuko iyi mirwano yasozaga kubera iryo hohoterwa twarihishaga, ngo dufata icyemezo cyo guhunga dutyo. Ariko impamvu nyamukuru ni uguhigwa k'umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi, kuko twari benshi tuvanze n'abahutu n'abahunde, ariko nta wigeze aharenganira, nta n'uwahutazwaga mu bundi bwoko keretse umututsi gusa.
twari tumaze iminsi 3 badufunga, babona umugabo wese bakamufunga ngo ni M23 ngo ni umututsi, ngo ntabwo bashaka ubwo bwoko, ari abasoda ndetse ari n'abamayimayi n'abanyatura. Ubwo rero kuko twabaga aho ngaho tujya hejuru mu misozi gushaka ibyo twakora, twari dufite imirima duhinga tugira dute, ariko hanyuma baza kudufungira tukabaho ngaho gusa ubudasohoka ngo tujye hanze mu kandi kazi. Ubwo rero bamfunze 3, ubwo nibwo nafashe gahunda yo gutoroka kuko umugore wanjye yari yahungiye kuri Goma, nanjye nza musanga yarageze ikijote. Ariko kandi twari tumerewe nabi cyane, bamwe bagafungwa bagerayo bakabaca amafaranga, abandi ndetse bakabica no kubica. Ubwo rero hari abantu benshi cyane bari barenganye, batajya kureba n'amatungo, batajya no mu mirima, mbese batitembeza, ari ukuba ahantu hamwe umuntu afungiwe ahantu hamwe gusa. Ubwo rero nibwo twafashe gahunda yo gutoroka, nta n'icyo twatorokanye duhunga, nta n'uwafashe n'agakapu kuko kugira ngo yiyoberanye batamenya yuko ahunze. Ariko wambwiyemo ngo babitaga M23. M23 mwe murayizi? M23 twayumvaga irucuro. Kwari ukuyumva gusa? Kwari ukuyumva gusa kuko bagiye kurwana nayo mu bwiza, baza babishemo, baza bafite uburakari, babona uwitwa umututsi wese bagakubita, abandi bakajya gufunga. Nicyo twaziraga yuko ngo ni twebwe ba M23 ngo kuva ngo nabana bacu bari kubica. Hari abambwiye yuko ngo bari batunze inka, ndetse izo nka zikaza nazo guhohoterwa nk'uko abantu mwahohoterwaga. Wowe bimeze gute ku byerekeranye n'imitungo yawe? Imitungo batangiye kera, hakaza abantu. Wari ufite imitungo hari igicanga nyine aho ngaho? Nari mfiteho inka. Ubwo rero bakaza nijoro, abafite imbunda bagafata inka bakazishorera, izo badashoreye bakazitemera aho ngaho mu kibuga, bakaza mu gitondo kuzirya. Ubu wazisigiye ndizo wari ufite? Izo nari mfite nazitaye ku gasozi, nari kuzisigira nde? Usibye ko zari ziri mu famu, uwo nyiri famu niwe wazisigaranye. Murakoze cyane. Kaba nanjye ndi umuntu w'igicanga guhunga kwanjye, ariko umuryango wa nyina wabanje kuza, jewe nsigara yongiye ndi kugira ngo wenda birashira, ariko ibintu biranga. Igeze igihe na murumuna wanjye bamukubita amasasu yo kumwaka telefone nkingi. Bamukubise amasasu muri kumwe? Turi kumwe mu muhanda, ruca no mu kwaha akomereka urutoke, turakomeza kwihangana. Igeze aho haboneka n'undi musaza nabo baramushimusa, mayimayi niwe mushimuse aranapfa. Murumuna wawe yarashwe nande? Yarashwe n'abamayimayi bagenda mu muhanda bari gutega abantu bafite amatelefoni. Hanyuma n'undi musaza nk'uyu nguyu w'umuturanyi nawe baramurasa, we agiye kwa muganga no mu bitaro. Bonye bibaye gutyo, nanjye mfata umwanzuro wo gutega nk'izanjye, nkurikira umuryango, nsanga umuryango wanjye warageze mu kijote. Ni gutyo nanjye naje, ariko mu mayira byari bimeze nabi, nanjye naje nigura undi umusore ngo mbe ndi kujya hehe. Ubwo nanjye na depanse yose nakoresheje ibihumbi by'amakongomani 130 by'amakongomani kugira ngo ngere mu kijote. None iyo mitwe yose nabo nta baturage batuye aho ngaho za Gicanga cyangwa? Nta bantu bagiye mu magrupe ya arme, ntago tuzi ngo batuye hehe. Twabonaga baza bitwaje intwaro bahiga abantu, umuntu wese ngo ni mu M23, kandi M23 twebwe ntago tuyizi, tukazira ikintu tutari twabona. Twe twavuye muri Kongo tumaze gutotezwa bikomeye cyane. Hari FDLR aza kuba umutwe wa Nyatura, abaza kuba umutwe wo bita Pareko, ndetse na Mayimayi yo bita APSLS. Mu by'ukuri abantu batangiye kuza dutoteza basarura imyaka yacu. Bakimara gusarura imyaka yacu noneho batangira kurya inka, amatungo yose barayarya. Bakaza bagatema inka, bamara kuzitema bakazikoreza ba nyirazo bakajya kuzigurisha. Bikurikiye noneho haza kuba ubwicanyi bakurikije umuntu wari wese uvuga uri mu Kinyarwanda, cyane cyane uwo bita umututsi. Kandi twebwe tukaba tuzi yuko twavukiye muri Kongo, hanjye ubu ngo navukiye muri Kongo, niho navukiye. Uru Rwanda
u Rwanda ndugeze muri ubwa kabiri nahunze muri 1996 duhungira muri Nkamira tuva muri Nkamira tuyeza Kibuye tubeza Kibuye twabaye n'ahantu biti Mudende tubeza Mudende tujya ahantu bita za college tugenda tubunga mu nk'impunzi mu 2002 tuza dutaha batubwira yuko muri Kongo amahoro yabonetse turagenda tugera igicanga tumaze kugera turongera turisuganya nkuko twari tujya mu gihugu cyacu ariko birongeye biragarutse barongeye kudutoteza bavuga ko twebwe turi abatutsi buri muntu wese uvuga ururimi Kinyarwanda cyane abatutsi muri make ibyo bintu bikimara kuba twagiye kubona bakimara kurya amatungo yacu bamaze no kusara imirima yacu haje kuba ibintu byo bita ubwicanyi. birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe canke uturere bakagira ibibazo byo kuja ku mbuga za BBC ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye ariko hariho uburyo bwo gukemura icyo kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor kugira ushira uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android na Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru uko ushaka n'aho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR riravuga ko impunzi z'abanyekongo zinjiye mu Rwanda ku bwinshi ari nacyo cyatumye HCR ifatanyije na leta y'u Rwanda bashyiraho iyi nkambi y'agateganyo ya Nkamira irimo abasaga 600. Abari hano mu nkambi baravuga ko bakiriwe neza nubwo hari bimwe mu bibazo by'umwihariko bafite. Hano duhagaze iruhande rwa centre de santé barabavura. Ubuzima hano bumeze gute muri iyi nkambi ya Nkamira? Hano mu nkambi ya Nkamira twarahageze baratwakiye bona nubwo nyine ubushobozi bwo kwakira abantu benshi biragorana ariko batwakiye neza bishoboka. Imiti turayibona, amazi arahari nta kibazo, abadufasha isuku barahari, twizeye ko n'ibindi bazagenda babidukorera. Ibyo kurya murabifite? Babaha iki n'iki kuva mwaza hano? Kuva twaza hano baduha impungure n'igikoma, nibyo dukoresha. Ibyo gusa? Ibikoresho bindi bisanzwe wowe nk'umumama noneho ufite n'umwana ubona bihagije? Ubona hari ikibura? Ubona bimeze gute? Ntabwo navuga ngo birahagije kuko hano turi benshi, bagiye baduha buri muntu isabuni, indobo zirahari nyine nizo gukoresha twese muri rusange. Isabuni yo kumesa turayifite, bagiye baduhereza buri muntu isabuni imwe. Kuba mama bagiye baduhereza n'ibindi byangombwa nyine nka Cotex nk'ibyo ngibyo. Iwacu twari turara mu bihuru munsi y'ibuye ku batuye mu Gatare, ariko ahangaha nta kibazo, ntabwo uba wikanga ngo baranyica kubera ndi umututsi cyangwa ngo ndumva urusasu. Turaryama tugasinzira, mbona nubwo turyama nabi ariko turasinzira. Ubu imitungo yanyu ariko wambwiye ko umugabo yasigaye ubayirimo nta kibazo? Reka ntawe ukigera mu nka, inka baratemye barariye, mbese iwacu bimeze nabi cyane. Ubu hano rero ubayeho ute? Bayeho nte sigandi ko ari inkambi kuri tukiri n'abashage ko tutari twemererwa. Bayeho nte ubwo baduha impungure bakaduha agakoma, yuko impungure se nandi shobora cyane nuko nka kwideburiya wenda gushaka nka bafite uturyo nuko bakamfungurira. Kuba uvuze ngo ntimuremererwa no kuvuga ngo muracyari bashya ntimuremererwa na HCR? Ndense twabona amasheto yuko turi impunzi. Hayo murabona? Hayo turabona. Ubu mutegereje ko muzayahabwa? Birashoboka. Nuko mbibona wenda hazaba nijonjora, hari n'amabandi wenda yaje ataribo tari impunzi njyande ko ndora nuko wenda bazongera kutubaza bwa kabiri. Ariko barababajije bwa mbere? Bwa mbere baratubajije ko twaje turabitekereza turabivuga nkuko mbivuze. Umuntu aho kugira ngo atega umutwe atega amagara ye yarya nabi ariko akaramuka. Urya murarya nabi? Nzi uremba nkanjye impungure zirankwiriye.
ni ibibazo urabona ari ibibazo nko ku muntu ukuze nkawe ibibazo se we ntubireba kugira ngo njyewe nishingire impungure singira ingotomero yindi mu gitondo n'impungure nimugoroba n'impungure zitagira indi ngotomero zitagira ikindi kintu ubona ko norohewe koko nabwihangana wenda Imana izafasha bizagera igihe wenda tumara kumenyera wenda bagira ibindi badufashisha ibyo dushoboye ubundi nta buhunzi bwiza iyo umuntu ahunga yemera guteseka akemera umubabaro kugeza igihe Imana izamufashiriza. Hano rero ni mu nkambi ubuzima bwaho bumeze gute? Ubuzima bwaho nta kibazo, twageze mu Kijote baratwakira tubona igikoma, tubona Kijote n'indi nkambi iri hafi y'iyi ya Nkamira. Ni hariya hirya nyine aho imodoka zadukorera zitugeza hano. Ubwo rero nibo batwakiriye, ubwo nyuma biba ngombwa ko batuzana ahangaha, ariko twabonye impungure tubona igikoma. Sibyo ndi kibazo dufite nuko turi kurara hasi, abana bagatembagara natwe imbavu, rimwe na rimwe n'impungure nk'abarwayi b'ibifu. Ubwo nkanjye ni urugero ndwara igifu, wazirya kabiri igifu kikazuka ukarwara bitewe n'uko nta bindi uri guhinduranya. Ubwo rero nkanjye urugero banyaka udufaranga ko nagombaga kwifashisha icyo kibazo, ariko ntawari wicwa n'inzara muri make kuko n'uzinani batamiraho zamunanira, ariko ntawari wicwa n'inzara kuko dufite umutekano, turaryama tugasinzira. Ubundi ntabwo twasinziraga, twararaga mu ishyamba, ubundi turi kurara ahantu, barahageze baraduhumuriza ko nta kibazo, ko turinzwe, ko dufite umutekano. Byo byonyine turashima Imana. Turi muri aya mahema, dufite imikeka, dufite ibyo kwiyorosa, ubwo wenda n'ibindi biryamirwa bindi nk'uko icyifuzo cy'umuntu cyaba kigezweho kikaba gishimisha, wenda nacyo bazagenda bakigeraho. Ariko noneho imikeka yo barayiduhaye, n'ibyo byo kwiyorosa turi kujya turambika muri ayo mashitingi hasi tukaryama, ariko turizera neza ko ntibatwibagiwe n'ibindi bazabitugezaho. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hano mu Rwanda HCR rivuga ko impunzi zatangiye kwinjira mu Rwanda ku bwinshi mu mpera z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize, ubwo u Rwanda rwakiriye abasaga 3,000. Benshi muri bo hashize hafi ukwezi boherejwe mu nkambi ya Mahama mu Burasirazuba bw'u Rwanda. Nabo narabasuye aho bacumbikiwe by'agateganyo, mbanza kubabaza uko babayeho. Abandi impunzi y'umukongomani ituruka muri Kongo muri teritwari ya Masijano biti Gicanga, nk'abandi na perezida w'impunzi z'abakongomani ziri hano mu kato i Mahama. Kuki uvuga ko ari mu kato? Turi mu kato bitewe n'uko turi ahantu hamwe twateganyirijwe, tukaba tutari twabona uburenganzira bwo kujya ahantu dushaka kujya. Niyo mpamvu turi mu kato, kandi handi izina twasanze. Niko hasanzwe hitwa hariya? Yego, tukiganga batubwiye ko bita mu kato. By'ukuri ubyerekanye n'ubuzima tugitangira kwinjira mu Rwanda gutura ku mupaka kugizana n'ubu ngubu, uhereye Kijote ukagera Gatore kugera n'ubu ngubu, ibyerekanye n'ubuzima tumeze neza, turi kurya nta kibazo n'igikoma turakibona. Gusa ko nuko ahantu turi turarundanye cyane, ariko n'ibyerekeye umutekano turanashimira ndetse na leta y'u Rwanda yaduhaye umutekano bitewe n'uko twaje twarahungabanye mu bwonko, ariko igihe ngo umutekano turawufite. Ikibazo twaba dufite nuko gusa turundanye ahantu hamwe gusa. No kuvuga ngo muri benshi aho mutuye? Turi benshi ahangaha hano nabonye ahangaha mu kato rwose ka Mahama, kuri twe duhunze ubu ngubu turi benshi cyane. N'ikindi kibazo n'abana ntabwo bari kwiga, byerekeye n'ubuzima turarya nta kibazo, ariko ikibazo cy'abana kutiga no kuba turi ahantu hamwe twirundanyije ahantu hamwe nicyo kibazo dufite. Kurya murya iki ubwo ngubwo? Reka nje kuba mama kuko nibo bagira uruhare mu guteka n'iki. Ubu muri kurya iki? Kuko hariya Nkamira, abankamira bavuga yuko ari impungure cyane cyane, uretse ko banywa n'igikoma. Mwebwe bimeze gute hano i Mahama? I Mahamba nta kibazo, ariko ibijyanye n'imirire Kijote twanywaga igikoma kirimo n'amasaka nk'ikinyura abana, ariko tugeze Gatore baduhereza igikoma cya sosoma gusa kikajya kinyura abana, ugasanga abana barwaye inzoka. N'ubu ngubu ahangaha mu kato turi, igikoma kuba atari imvange kinyura abana, kuko sosoma ikinyura abana nicyo kibazo.
kandi tukarya impungure kandi abana ntibazishoboye. ngira ngo nuko mutarabona n'ibyangombwa byo kwitwa noneho impunzi byemewe. Wigeze kubikomozaho ukuntu? Murakoze cyane. Ibyangombwa byo ntabwo twari twabibona, usibye ko gusa ubuyobozi bubishinzwe buracyabirimo, ariko ntabwo twari twabibona. Bo birimo cyane, n'impamvu twumva ngo turi mu kato, nicyo kibazo dufite nk'uko nakomeje kubivuga. Turi mu kato bitewe n'uko ibyo byangombwa twari twabibona, sibyo ko processus yo kwidushakira ihari nk'uko abayobozi bagenda bitubwira. Mve hariya nkamira hari uwambwiye ko kubera imyaka ibiryamirwa baracyaryama ku mikeka. Hano wowe bimeze gute? Hano turyama turi abantu benshi, kubu bagiye badutoranya nk'abasaza bakabashyira mu cyumba kimwe, abasore nabo bakabashyira mu kindi cyumba, ababyeyi bafite abana nabo bakabashyira mu kindi cyumba. Ubwo rero bagadushyiraho agakeka n'uburingiti cyangwa se matera ya yindi ntoya, nka matera ikaryamaho abantu batatu. Abantu rero bakarara bagerekeranye, kandi ureba aho tugeze twebwe turi abasaza. Matera ikaryamaho nk'abantu batatu. Mu gihe itaraba n'inkambi, ubu ni nk'aho twavuga ko ikiri y'agateganyo nk'uko mwabivugaga. Imibereho ufite abana bimeze gute? Imibereho iratugoye cyane, nk'abana bacu bamwe baramenyereye kunywa amata, byabacanze nyine, ariko kuko turi mu buhunzi bari kubyakira, ariko agakoma kari kubageraho, nubwo kari gake babaga batari bakongera, ariko bari kukabona agakoma ngo kakajya mu mwanya wa ya mata bari barabuze. Ariko ibijyanye n'imirire rwose ku bana biratugoye, kuko abana ntibashoboye kurya impungure, kandi bisaba ngo umwana wenda umunyurizemo, umuhereze nk'imbuto, umuhereze nk'umuneke n'umwe basi kugira ngo reke umwana atarwara bwaki, ariko nta bushobozi dufite bwo kuba ibyo ngibyo twabibona, turi kubahereza ibihari. Ese murabivuga muri HCR? Twabaga tutari twabivuga. Kubera iki mutarabibagezaho? Nta burenganzira bwacu dufite ubu ngubu, kuko ntabwo babaga bari baza hano ngo bagire ikindi kintu batubwira, ariko twari dutegereje ko igihe bazaza ko twabwira perezida wacu akaba yabibagezaho. Wowe uravuga uti imibereho nk'umuntu w'umumama ufite abana bangahe? Ufite abana 2. Uravuga uti imibereho nk'umuntu w'umumama ufite abana iragoye cyane hano mu nkambi? Iragoye kuko nyine abana uzi ko mu gitondo urabyuka ukamuha igikoma, aho ufite yamuhaye nyine ukaba wamuhereza n'agakati kamwe akarisha, ariko ntabwo bishobotse kuko nta mwaye dufite. Ariko nicyo gikoma igihe tukiboneye, kuko ari sosoma gusa, sosoma inyura abana. Ubwo rero tukagerageza kukibaha, ariko kakimuhereza uko kigiye kumunyuramo. Ubwo rero tugapfa kukibaha kugira ngo basi apfe kuramira kubaho gusa, ariko nta cya gikoma nkacyo kimumarira kuko atari imvange. Reka mvugane n'uyu mumama nawe utubwira ibibazo by'umwihariko nk'umumama ari guhura nabyo muri iyi nkambi y'amahanga, cyane cyane mwe muje hashize ibyumweru 3. Ni ibibazo dufite nk'abamama by'umwihariko mu bijyanye n'imirire, mu buryo abana bacu bari basanzwe bamenyereye. Birumvikana nubwo bishobora gutandukana cyane nuko bari bamenyereye kubera ihari turimo, ariko nyine abana ntabwo baguwe neza. Tubaha ibyo twabonye natwe kuko nta bindi twabasigishije, bakarya ibyo babonye, ariko ntabwo baguwe neza. Ikindi ku bijyanye n'imibereho y'abamama, murazi ko umuntu yari asanzwe agira inzu akayibamo, akayiharira, akamenya uko ayijera, akamenya uko ibaye, ariko ubu tugiye duhurira mu mazu turi nk'abamama 3. Buri wese aba afite umuryango we, undi afite umuryango we, kandi by'umwihariko tuba tutaraturutse ahantu hamwe. Ubwo usanga bitugora cyane, uburyo bw'imibanire, uburyo bw'imibereho, ugasanga rwose ni ikibazo. Abantu baryama bagerekeranye, buriranye, ugasanga uburyo bw'imibanire nabwo buragoye, abantu bahora bashihurana kubera uburyo tubaye twuriranye mu mazu babashije kutwakiriramo. Wowe ufite abana bageze mu gihe cyo kwiga? Mfite abana biga, usanga mfite abana 7, nahunganye na 6. Ubwo undi we nakubwiye iyo yasigaye kimwe na se. Rero abo bana bigaga 3 bari mu mashuri, ubwo nabo baricaye, urumva nacyo n'imbogamizi dufite.
kubona abana bicaye bigaga ubwo nacyo tukibazaho ariko kuko nta gisubizo tugifitiye tugaceceka tugashinyiriza ariko nyine ni ikibazo dufite ku bijyanye rero n'iyo mibereho y'ibyo kurya no kunywa nagerageje kubiganiraho n'umuyobozi wa HCR yaraje kudusura hano hanjye ninjye presidente w'abamama hano ubwo nagerageje kukimubwira cyakora aracyumva ntegereje ibisubizo kuko nagitanze ariko nyine iyo mibereho iratubangamiye ariko nta kundi byagenda. Niba ari wowe presidente w'abamama hano mubo mwahungiye rimwe bejo bundi muva muri Kongo, ubu umubare w'abamama mwungana mute? Ntabwo nagerageje gukora liste y'abamama ariko ikigaragara cyo nuko ari bo benshi cyane bari ku rwego rw'umubare muremure. Noneho ukavuga uti ubuzima abana babayeho turabona bushobora kubashyira mu kaga. Impungenge rwose kubera buryo bari bamenyereye kubaho butandukanye n'ubwo babayeho hano, dufite impungenge ko bushobora kubashyira mu kaga. Bamwe bashobora kurwara na bwaki, abandi bashobora kugira impamvu zitandukanye zibasubiza inyuma. Noneho ku kibazo cy'amashuri y'abana urabona nk'abana bari bamenyereye kwirirwa ku ishuri bakaba bazingiwe hano mu kato, rwose nabyo ntibimeze neza kuko ubona abana rwose badatuje. Ariko nta ndwara ziratangira kugaragara mu bana ntazo? Mufite aho mwivuriza? Dufite aho twivuriza, ugize ikibazo tuhamagara, hari nimero baduhaye turayihamagara y'ubuvuzi bakazana ambulance bakamutwara bakamuvura akabona imiti. Mwumva rero umwihariko ku bamama n'abana, mwumva utubazo mufite twakemuka gute kugira ngo ubuzima bwanyu burusheho kongera kuba bwiza? Ubuzima bwacu kuri ubu buri hagati ya guverinoma y'u Rwanda no hagati ya HCR. Rero niko tugenda dutabaza tukababwira ikibazo dufite kuko twe nta yandi mahitamo nta n'ubundi buryo n'ubushobozi dufite, gusa ko tubabwira ikibazo dufite nitugira umugisha kizakemuka kibanyuzeho kuko twe nta handi ho kwerekera dufite, biragoye. Hari icyo ushaka kongeraho? Natwe dufite abana, hari ukuntu hari bamwe benshi twahunze, nta kintu cyo kwambika umwana, nta kintu umwana gusobaho bukira bugacya, ntiwajya aho abandi bari ngo umwana atansobaho kuko nta cyahi twahunganye, nta pampa, nta mafaranga yo kugura pampa twaba dufite. Ubwo abantu bafite abana tukaba tubangamiwe cyane. Ku byerekeranye n'imiti, imiti turayibona kwa muganga nta kibazo, iyo umwana yarwaye tujyayo, ariko abaganga twirirwayo cyane. Niba ikibazo abaganga baba ari bake, niba cyaba ari ikibazo sinzi, ariko tujyayo tubona umuntu agiye mu gitondo atashe saa 12 akaba n'igihe abantu batashye batavuye kubera ko baba ari benshi. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango aribwo bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Ku bibazo by'izi mpunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi ya Mahama navuganye n'ukuriye iyi nkambi. Nitwavuga neza Andre, ndi umuyobozi w'inkambi ya Mahama. Mu byumweru 4 bishize twakiriye impunzi z'abanyekongo 1760. Aha zitujwe ubundi ni ahantu hagenewe aho dutegurira impunzi zitaha ku bushake bwazo zisubira i Burundi, ariko bakunze kuhita izina rya kato kuko mu gihe cya Covid ariho twashyiraga abantu barwaye. Ubwo nyine naringiye kukubaza ko numvise bavuga ko hitwa mu kato. Covid igitangira twateganyaga ko dushobora kugira abarwayi nkuko n'ahandi mu gihugu byari bimeze. Uwarwaraga rero kugira ngo atanduza abandi niho twamushyiraga. Impunzi rero ziza kwita mu kato, ariko nta hantu byaje kurangira Covid irangiye turahakoresha kuko n'ubungubu aya mazu ubona tuyakoresha ducumbikiramo abantu bagiye gutaha. Kuki zitarahabwa inzu zo kubamo zihariye nk'izindi mpunzi, kuko uvuze ko hacumbitse abarundi bataha cyangwa se hacumbika abarundi muri bamwe batashye,
kuko nabo barimo muri iyi nkambi. Ubundi mu busanzwe iyi nkambi ya Mahama icumbikiye abarundi n'abakongomani, ariko abakongomani bari basanzwe baraje kera. Ngira ngo dufitemo abakongomani barengejemo imyaka 26 bari bamaze bahungiye hano mu Rwanda, harimo n'abamaze 12 bitewe n'igihe bagiye bazira. Aba rero nabo biyongeyeho, ariko no musanzwe icumbikiye n'abarundi bo baje muri 2015, ariko bo batangiye no gutaha. Ari nayo mpamvu iki gice twari twarakigennye nk'igitegurirwamo abantu bagiye gutaha ku bushake. Rero twabaye tuhakiriye abakongomani bahunze vuba mu gihe tugitegereje ko bahabwa ibyangombwa, kuko impamvu batuye aha ngaha nuko ntago barahabwa ibyangombwa by'ubuhunzi, ariko nk'uko babikwibwiriye urwego rushinzwe gutanga ubuhunzi rwamaze gukora iby'ibanze. Nibwira ko vuba aha cyane batubwira icyemezo bafasheho kugira ngo tubatuze, kuko aha ngaha bagomba gutura. Nibwo buri wese tuzamuha inzu ye, uretse n'inzu tuzamuha n'ibikoresho byo gukoresha na gaze yo gucana. Mu bibazo bavuga ko bafite harimo kuba aho baba ari hato cyane, hano nyine mu kato muri aya mazu. Nibyo ngira ngo icyo bise kugerekerana nuko umuryango utabaho nk'umuryango, kuko ni uburyo bwo kubacumbikira. Uzasanga hari inzu z'abagabo cyangwa abasore cyangwa abana b'abahungu, n'inzu z'abagore n'inzu z'abana b'abakobwa, kuko ni icumbi ry'agateganyo, ntabwo barahabwa icumbi ryabo rya burundu ko batarabona ibyangombwa. Ariko ndibwira ko vuba cyane bishoboka ibyangombwa biratangwa, n'ibitangwa tuzabatuza. Andre, mu bibazo bafite kandi baravugamo iby'amafunguro, cyane cyane ku bafite abana. Baravuga ko barya impungure n'igikoma, ariko igikoma gihita abana. Ibyo byo mubona bizakemuka gute? Nkeka ko iki kibazo gishobora kuba cyari ku giti cy'umuntu, kuko kugeza ubu ngubu barahabwa ubufasha n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, bagahabwa ubufasha n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ritanga ibiribwa PAM, kandi nibwira ko ibiryo bahabwa nibyo biri kuri standard ihabwa impunzi. Kugeza ubu ngubu bategurirwa ibigori n'ibishyimbo bikaranze, bagahabwa n'igikoma cyagenewe abana sosoma, kandi nacyo nibwira ko kiri ku rwego rugenzuwe neza. Ni natwe tubyitegurira, so babyitegurira ku buryo nkeka ko uwakikubashije ashobora kuba yiteranyije ikibazo umwana we yari afite gisanzwe. Bavuze ko ari muri rusange. Ntago ndi bubyemera uko nguko, kuko biragenzurwa. Ahubwo wenda umuntu yakomeza akareba, kugeza ubu nibwo bushobozi buhari nabyo dutanga. Iyo bamaze kubona ibyangombwa mu bafasha iki n'iki, babaho bate? Baritunga, bahabwa amafaranga, bahabwa nande, bigenda gute? Ubundi mu busanzwe izi mpunzi zose ziba ntayo duha ibiryo, bahabwa amafaranga. Bivuze iki rero? Bivuze ko abantu ndibwira ko icyumweru gitaha gishobora gusiga bahawe ibyangombwa, kandi umunsi batubwiye ko babonye ibyangombwa tuzahita tubatuza. Mu kubatuza rero tumuha ibikoresho nk'iby'umuntu usanzwe, tumuha ibiryamirwa, tukamuha ibikoresho by'isuku, tukamuha ibikoresho byo guteka no gutekesha, ndavuga gaze, hanyuma bakamuha na envelope y'amafaranga yo gutangiraho nk'izindi mpunzi. Umuvugizi wa HCR mu Rwanda Lili Kalisle yambwiye ko kuri ubu icyo bakora kuri izi mpunzi nshya ari ukubaha ubufasha bw'ibanze, ariko ko abamaze kubona ibyangombwa by'ubuhunzi bagira ukundi bitabwaho, kandi ko gahunda yo gutanga ubuhunzi ikurikiranwa na leta y'u Rwanda. Arasubiza ibibazo izo mpunzi zivuga ko zifite muri rusange. Over 3,300 new asylum seekers from DRC have arrived in Rwanda since November 2022. Until mid-January, the initial 1,700 abasaba ubuhunzi barenga 3,300 baturutse muri Kongo bageze mu Rwanda kuva mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize. Kugeza hagati mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, abasabye ubuhungiro bwa mbere ni 1,700 bimuriwe mu nkambi y'impunzi ya Mahama, ariko aho bimuriwe hahise haba hato, bityo guverinoma y'u Rwanda itegeka HCR n'abafatanyabikorwa gutegura ahandi ho kububakira. Nibwo twateguraga ahitwa Nkamira, ni nko mu birometero 20 uvuye ku mupaka na Kongo mu majyaruguru y'u Rwanda. Since the 12th of January, we have been urgently building accommodation and facilities at Nimvano. Kuva ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere, twubatse byihutirwa amacumbi n'ibikoresho Nkamira. Kuri ubu hari abasaba ubuhungiro 255 bacumbitsemo hamwe n'abandi 319 mu kigo cya Kijote kiri hafi y'aho ngaho. Ugereranyije twakira abantu bashya byibuze 50 ku munsi. On average, there are around 50 new arrivals coming across the border from DRC every day. At UNHCR, we are prioritizing work in building shelters for the new arrivals.
imirimo irakomeje mu kubaka amacumbi ku bantu bashya. Kuri ubu tuzi ko amahema yuzuyemo abantu benshi, ariko twizera ko imibereho izarushaho kuba myiza mu byumweru bike biri imbere, uko amacumbi menshi agenda aboneka ndetse n'amafaranga menshi akusanywa kugira ngo afashe. Nubwo bimeze bityo ariko twageneye amahema 2 ku bagore n'abana by'umwihariko, kandi dukoresha inyubako zisanzwe muri icyo kigo tukazifashisha nk'icumbi ry'abasaza n'abagore bafite ubuzima butameze neza cyane, harimo n'abagore batwite. Including pregnant women. The government of Rwanda is leading the process in registering the new arrivals and conducting national. Guverinoma y'u Rwanda iyoboye gahunda yo kwandikisha abashya no gukora isuzuma ry'ubwenegihugu. Ibyo nibyo byashyizwe imbere mu byumweru bike bishize, kandi guteganya imiterere y'ubuhunzi bishobora gutinda bitewe n'impamvu zitandukanye, nk'igihe abasaba ubuhungiro bamaze n'uburyo imirwano imeze mu burasirazuba bwa Kongo. Kuva mu mwaka wa 2020, guverinoma y'u Rwanda niyo ishinzwe gukora gahunda yo gutanga ubuhunzi harebwe buri muntu ku giti cye. Determination process here on an individual case-by-case basis. Food for the new arrivals at Nimvano is being... Ku bijyanye n'ibyo kurya muri Nkamira bitangwa n'ishami rishinzwe ibiribwa ku isi PAM hamwe n'umuryango utegamiye kuri leta ADRA. Impunzi nshya zihabwa amafunguro 3 ku munsi. Mu by'ukuri icyifuzo cyacu ni ukubaka ibikoni, tugashyiramo ibikoresho, ubundi tukajya tubaha amafaranga y'ibyo kurya kugira ngo impunzi zishobore guteka kandi zigire amahitamo menshi mu byo kurya. Kuri ubu navuga ko tutarabona ibisubizo bihagije, turasa nk'abakiri mu cyiciro cy'igenamigambi. Twashyizeho kandi ikigo nderabuzima mu nkambi gishobora gukora isuzuma ry'imirire kimwe n'ubukangurambaga. Inkunga y'ubuvuzi irahari amasaha 28 kuri 28 mu cyumweru kugira ngo ifashe abaje bashya bose barimo abagore n'abana. Nabibutsaga ko ikiganiro Imvo n'Imvano mugikurikira kuri FM Igoma ni Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri Facebook ya BBC Gahuza no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Kwandikire kuri imvo@bbc.co.uk. U Rwanda rusanganywe impunzi nyinshi z'abanyekongo ziri mu nkambi zitandukanye zihamaze imyaka irenga 20. Izo mpunzi zisanzwe mu Rwanda zimaze iminsi zigaragariza amahanga ko zirambiwe kuguma mu buhungiro, ko zishaka gutaha. Ese impunzi nshya ziri guhunga imirwano mu burasirazuba bwa Kongo ibyo gusubira iwabo byo barabivugaho iki? Wumva hari igihe kimwe uzavuga uti subiye iwacu muri Kongo? Haramutse habaye umutekano no kuvuga ngo buri wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa witwa umututsi ahawe uburenganzira nk'undi munyekongo wese, byashoboka ko dusubirayo. Ariko hano hari izindi mpunzi zo muri Kongo zihamaze imyaka n'imyaka, ubona icyizere gihari koko? Simbizi, iwacu nyine hahora intambara, usibye ko hari akarere ziba zitarimo cyane. Ubwo rero nk'iwacu zirahahora, nore Kivu wagira ngo bayiraze intambara, simbizi. Iwacu hahora intambara, hari abazizima bakabayo, none natwe twarazizimye biratunaniye, birangiye tuje mu Rwanda. Ese hari hashize igihe kingana iki aho utuye mu karere utuyemo hari amahoro, mwarimo banyemute bo mutura n'abaturanyi? Abatwiruka nabo rimwe na rimwe bazazaga bakajyana umwana wawe bakamushimuta, bagasaba amafaranga, ukiyemeza ukayakorera ukayabahereza umwana wawe akagaruka. Ariko noneho byari byarangiye bamufata bakamwica bakamuca umutwe n'igihanga bakaba banagishinga ku muhanda ngo nutambuka ukibona. None ubwo hari igitekerezo cyo kuvuga ngo umuntu yasubira muri Kongo? Ubundi twarahunze mbere muri 1996 mu 2002 bakavuga ngo ntidusubirayo. Wari waje hano mu Rwanda? Ahubwo n'umuryango wangira ku Kibuye w'umugore mukuru. Ariko rero ubu ngubu ku Kibuye mu nkambi barimo d'abana banje, ahubwo
ubwo nsize kugira ngo nsaba kugira ngo nzasabe transfert nzageyo cyangwa abana banjye urumva se noba njyenyine mfite umuryango byo kuvuga byuvuze gusubirayo kese bibaye nkuko byabaye mu 2002 bavuga bati musubire igihugu cyanyu cyabaye cyiza kaza za delegation batubwira bati ni heza na leta ikabyemera. Icyo gihe leta ya Kongo hari abantu yohereje delegation yohereje bagiye baza kudusansibiriza iyo ku Kibuye mu nkambi zose n'ibyumba bajyaga baza kudusansibiriza ubwo mbese no kuvuga ngo twatashe ku itegeko rya leta hari n'abagiye bafite inka mu nkambi bakazipakiza imodoka bakazijyana zikajyanwa na leta pe icyo gihe twatashe kuri gahunda ntabwo ari ukuvuga ngo twaricyuye icyo gihe ubwo mwaragiye musubira mu byanyu cyane pe usubira n'inka zawe tazo nari mfite icyo gihe bari baraziriye icyo gihe cya mbere uretse yuko twagize inyuma tukajya twiyungunganya dushaka izindi nacyo gihe twasanze nta nka ziriyo barazimaze twumva ko igihugu cyabaye cyiza tuzasubirayo urukumva ntabwo ubuzima bwo mu buhunzi gutya umuntu yaramenyereye kwikorera ku giti cye ukabaho gutya ntabwo ukumva ko ntabwo ari ibintu byoroshye igihe rero tuzumva ko iwacu habaye heza tuzasubirayo kandi nitugira amahirwe bakajya badukorera ubuvugizi tukagira uburenganzira bwacu nk'uko twari dusanga mu burenganzira muri Kongo ariko byaje guhindukanya mu burenganzira dusa naho tububuze nibisubira nka mbere tuzasubirayo nta kibazo natwe nibyo twifuza. Ese ubwo mbere mwari mubanye mute n'abo ngabo babatera n'abo ngabo babashushubikanya? Mbere twari tubanye neza nta kibazo twari dufitanye. Ahantu rero ibintu byaje guhinduka nuko haje kuzamo imitwe myinshi tutazi ahantu yagiye ituruka imitwe y'abarwanyi yagiza itandukanye bagenda bazana nk'abantu mwiryane kandi twari tubanye neza n'abaturanyi bose nta kibazo twari dufitanye na gitoya ariko uko iyo mitwe yagiza niko abantu bagiye babashyiramo izindi ntekerezo bakabashyiramo ibitekerezo batari bafite imico baratangira barahinduka ariko nta kibazo twari dufitanye nabo muri rusange. Mbere twari tubanye neza usibye ko bajyaga bifata amagurupe ubwo rero hakabaho abahunde bagafata umutwe wabo n'abahutu bagafata umutwe wabo nuko rero byakomeje kuba bibi cyane igihe FDLR yacanganaga nabo ahasigaye bakifatanya. Icyo gihe nicyo gihe batangiye kurobanura amoko batangira kurya imitungo yacu mbese n'umuntu agahohoterwa yataha yaba agiye nk'ahantu mu buryo bwo gutaha bikamurushya. Ukurikije uko hano bimeze aha iyo umuntu yageze hano Mahama abagomba kubona impapuro za HCR akeba impunzi akongera kwitegura kuba mu gihugu kitari icye igihe kirekire. Murakoze cyane ngewe mu by'ukuri icyifuzo cyanjye cyangwa se muri rusange ni icyifuzo cya rusange gusa ko tubonye umutekano mu gihugu cyacu cyo twaturutsemo tugihunga tuzira ubwoko bwacu umutekano ubonetse twahita tugira dute twasubira iwacu ahantu twaturutse. Wowe mama urabitekereza iki? Kuba mu Rwanda igihe kirekire nta bitubereye byiza twasubira iwacu muri Kongo. Gusubirayo n'ubundi twari twarasubiyeyo twari twarageze inaha turongera dusubirayo tugezeyo byahohoterwa n'ubundi bikomeza kubaho yitwa umututsi uje akavuga yuko tudafite ubutaka tutafite aho tugomba kuba bagahora n'isambu tuba dufite tugahora twiburana ngahora nyiburana ngahora mfungwa buri gihe mbese singire n'ikintu nakunguka muri byo ubwo ahubwo ari n'ubundi buhungiro usibye hano mu Rwanda ntabwo twabagaya kuko batwakiriye tubonye n'ahandi twaba tuhahungiye wenda hari tukajya kuruhuka. Wowe urabyumva gute byo kuba gusubira muri Kongo urabona bishoboka mu gihe na hano Mahama biboneka yuko ariho mugiye gutura igihe kirekire? Ngiye ndumva muri ngiye gusubira iwacu ntabwo ari vuba utewe n'uko twabonye ibintu bibi cyane birenze ntabwo wabona ukirije yawe ngo gutekereza gusubira muri muriro waka rwose ntabwo ari none n'ejo gusubirayo ku cyifuzo cyanjye. Wowe icyo utegereje hano ni ibyangombwa noneho ukabaho ubuzima nyine bw'impunzi nta kundi? Nta kundi nta n'ibyo ngibyo ntegereje. Mbese bigeze he kugira ngo wenda mube mwabona ibyangombwa? Mu by'ukuri twebwe turanga nta kintu tuzi ntabwo tuzi ngo bigeze
ariko ku byifuzo byacu twumva twaba ahantu hari umutekano. Intambara y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta n'imitwe imwe n'imwe yitwaje intwaro muri Kivu ya ruguru imaze igihe kigera ku mwaka yubuye. Leta ya Kongo ihakana yivuye inyuma gufatanya n'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR. Kubirebana n'izi mpunzi ziri guturuka mu gihugu cya Kongo, u Rwanda ruherutse kuvuga ko rutazareka kwakira impunzi zihunga kaga zirimo, byongeyeho impunzi z'abitiranwa n'abanyarwanda zigahunga ibikorwa by'ubwicanyi kubera ubwoko bwazo. U Rwanda rusaba umuryango mpuzamahanga gukemura byihutirwa icyo kibazo. Gusa umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yabwiye BBC ko nta bikorwa ibyo ari byo byose byibasira imiryango y'abatutsi muri icyo gihugu. Nta bikorwa by'urugomo byibasira imiryango y'abatutsi biri mu gihugu cyacu, kuko natwe ubwacu muri guverinoma ndetse no mu zindi nzego za leta turimo abo mu bwoko bw'abatutsi. Twe dusanga iki kibazo kidakwiriye kurebwa muri ubu buryo, kuko utavuga ko ushaka kurengera igice cy'abantu runaka wica abandi. Twe ntidushaka gukemura ikibazo nk'uko tubishinjwa n'u Rwanda, ahubwo turashaka gukemura ikibazo tukirebeye mu buryo bwa rusange. Naho umuvugizi wa FRDC igisirikare cya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru Colonel Njije Kayiko we avuga ko amoko yose atuye muri Rucuru na Masisi abanye neza, kandi ko bariyeri zashyizweho atari zo gukumira abatutsi. Turi mu gace k'imirwano, birakwiye kugenzura urujya n'uruza rw'abaturage mu rwego rwo kubaha umutekano, ariko nanone ntugomba kwibagirwa ko akamaro ka mbere k'izo bariyeri ari uguha umutekano abaturage bacu bose. Nta na rimwe byabaye ko harebwa gusa igice runaka cy'abaturage, kuko ingabo z'igihugu zibereyeho umutekano w'abaturage bose b'igihugu nta vangura ibyo ari byo byose ribayeho. Sans exception, et je vous dis ce qui se passe. Je viens d'être en contact parce que j'ai profité de la mission d'inspection et de commandement du commandant 3e zone. Nanagize amahirwe yo kwakira intumwa ziyobowe n'umukuru w'akarere ka gatatu k'imirwano, Lieutenant General Mbangu Marcel, wiboneye nawe ubwe ko abaturage bose babayeho mu mutuzo, uretse ibi bihuha bikwirakwizwa n'umwanzi, kandi ikaba ari imwe mu ntwaro akoresha. Nta gice na kimwe cy'abaturage gihohoterwa, kandi inshingano z'ingabo z'igihugu za mbere ni ukurinda abaturage bose barimo n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, kuko ni abavandimwe bacu. Y compris la communauté tous d'origine congolaise, parce que ce sont nos frères. Et si aujourd'hui les forces armées de la République démocratique du Congo sont niba uyu munsi ingabo zacu zihanganye n'umwanzi, ni ku mpamvu z'ibanze z'umutekano w'abaturage bacu bose, kandi turabikora nk'uko mushobora kubyibonera. Aha ni naho dusoreje ikiganiro cyacu. Reka mbashimire abagize uruhare bose muri iki kiganiro. Gendi Yves Bucyana ndabifuriza gukomeza kugira weekend nziza.